Amahoro y'Imana abakunzi ba Vision Mind TV murasuzwa na Sherina Kamikazi w'Abanyarwanda. Ibumoso bwanjye rero kumwe n'umukobwa mwiza no gambere dukoranye ikiganiro no kuri Vision Mind TV ariko no kuri so bwa nyuma ngo hayikaze kuri Vision Mind TV time abonye akanya ujye dusura. Sibyo yemwe? Umeze neza? Meze neza. Umwaka mushya. Kuri twese. Urakoze cyane. Hanyuma rero hari abakunzi ba Vision Mind TV bakubonye bwa mbere uyu munsi wa none bamenye ko turi kumwe nande. Urakoze cyane Liza. Thank you so much for having me. So nitwa Sari Manigena. I'm a founder wa Sarifax TV aho tuganira ku biganiro bigiye bitandukanye twibanda ku buzima tubamo bwa buri munsi, twibanda ku mirire, twibanda ku iterambere ry'urubyiruko aho tuvuga ibijyanye n'amafaranga uko akoreshwa ibintu nk'ibyo kandi ikindi tukavuga ku tuntu n'utundi ibintu nyine bigiye bitandukanye. So rero ibyo bifite intego yuko ari ugufasha abantu gukomeza gufata cyangwa kugira amahitamo meza mu buzima bwacu. Tugomba kubaho ubuzima tuticuza amahitamo twakoze. So niyo mpamvu rero iyo channel ihari kugira ngo tubashe gufashanya gukura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze. Bakunzi ba Vision Mind TV rero ndaza gupininga link ye muri comment z'iki kiganiro, hanyuma niba bakunze ijwi rye, niba bakunze ibyo ari kuvuga, niba wa interest mu byo avuze muri content ze no kuri uzanyarukiriho ugenda umusure. Very easy gukora subscribe. Nekereza ko abakunzi ba Vision Mind TV ni ibintu twiyemeje kugira ngo twubakira umuntu, kandi iyo dufite support twaguhaye burya natwe twishima mu mitima yacu. Yego. Hanyuma rero uvuze content nyinshi ariko niyumvira imwe gusa ijyanye n'imirire. Umunsi none rero abantu bumvise abantu bumvise iyo content naho bakumva cyangwa se topic bakumva niyi bakoze ku mutima, ndabasuhuje cyane. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire n'ubundi ku bijyanye n'imirire. Insanganyamatsiko tuyigiye tuti ese ni ryari umuntu yariye akihaza, yariye neza ryari, yihagije neza ryari, yariye nabi ryari. Ese umuntu ashaka kurya akarya nabi, ese umuntu ashaka kurya akarya neza. Ni ryari nzamenya ko nariye neza? Ni ryari se nzaba nariye nkaba nataye inyuma yahuye? None se umururumba uzashira ryari? Nzihaza ryari? Bizantwara ibintu imbaraga zingana gute kugira ngo mbe nariye? Niyo mpamvu rero natumiye umukobwa mwiza cyane kugira ngo aze tuganire, duhana imbaraga, duhana amaboko, twungurana ubumenyi. Namwe mujye muri comment mutugire inama, mutubwire uko mubyumva, hanyuma n'ukuri byose bikomeze bigende biryoha bigenda neza. Nakwakiriye rero. Murakoze cyane. Sari umuntu yihaza ryari? Urakoze cyane Liza. Iskwisi ufata nk'umunutritionist. Njye nibyo niga computer, niga biotechnology, ariko no nkaba niga icyo twita human nutrition. Ego. Urumva rero none niba ari byo niga n'ubundi nawe ukaba ufite abaga content uraza kuzana ubumenyi bwawe ufite, nageza n'ubwanjye, and then tubihe umurongo abakozi ba Vision Mind TV. Vision Mind TV rwose muryoherwe mwishimye, turahari ku bwanyu. Ntekereza ko igihe ngiye ku giti cyanjye numva nariye neza ni igihe nariye nyine indyo yujuje ubuziranenge cyangwa indyo yuzuye. Indyo yuzuye mu Kinyarwanda cyiza, health diet cyangwa balanced diet. Urakoze So cyane. rero muri balanced diet turabizi harimo ama protein, harimo carbohydrates, harimo lipids, harimo ibintu nyine byinshi bigiye bitandukanye. So ntekereza ko rero ugifata isahani yawe ugiye kurya ugomba kureba ise muri iyi sahani yanjye harimo iki ndi gufatamo iki. Harimo carbohydrate ziduha nyine imbaraga, source of energy. Source of energy. Harimo lipids, harimo protein, intungamubiri, ibirinda indwara birimo, ibyubaka umubiri birimo, ibitera imbaraga birimo. Ibyo bintu nyine byose ukabireba. Kandi cyane cyane tunibutsa ababyeyi kugira ngo umwana ajye kugwingira nuko nyine wamugaburiye ibiryo bitarimo intungamubiri zose umubiri ukeneye kugira ngo umwana abashe gukura nk'uko bikwiriye. So rero niyo mpamvu nyine ngiye numva nariye neza ari uko isahani yanjye iriho izo ntungamubiri zose umubiri wanjye ukeneye kugira ngo ubashe kumva, cyangwa umubiri wanjye nawe ubwawo ubashe kumva uguwe neza. So igihe rero umuntu yariye nabi ni igihe noneho yakoze ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, ugasanga isahani yuzuye ibijumba gusa, ugatuma amazi, nta tuboga, nta gi, nta kisi. Rero ugasanga
ni uko nguko nyine bigenze. Amakuru aheruka bivuge nta kibazo. Amakuru aheruka ni uko kuri statistique byagaragaye ko akarere ka Gicumbi harimo abana benshi bagwingiye almost 38%, kandi kakaba akarere ka mbere kavamo umusaruro w'amata menshi mu gihugu. Ibyo bintu rero birababaje cyane, kandi tubizi neza ko amata harimo poroteyine, intungamubiri zituma wa mwana abasha gukira, agakira n'ibyo gwingira. So rero ndumva aho bihera ni aho ngaho nyine bihera, umubyeyi atita kugira gute ku mwana kugira ngo amugaburire intungamubiri zose. Rero ikindi kintu wambaje ibibazo bitatu. Wambaje ibibazo bitatu. Wenda tukiri aho ngaho ku bijyanye n'imirire, utubwira uti ku isahane yanjye ntago hagomba kuburaho zino proteine, ntago hagomba kubura hano ma carbohydrates, nutrition muri rusange, reka ariko mbivuga kugira ngo bize koroha. So ngomba kwibaza ntese reka mbihutishe tujye no mu buryo bw'ubuzima bwawe bwite, niba nta kibazo, ni ryari ushobora kuvuga uti njya kugabanya ibiro? Ufite ibiro bingahe? Iyo byarenzeho, ubwo niba ari ibyo ufite byanze bikunze nibyo ushaka. Iyo birenzeho rero icyo gihe biba byarenzeho bingahe? Reka ariko mbivuga. Hagati aho ngaho hari icyo bita body mass index, BMI. So BMI ni hahandi nyine ibiro byawe bigomba guhura n'uburebure bwawe. Yego, ntekereza ko iyo wageze muri 25 uba nyine wageze muri obesity, ugomba gukora siporo, kuko 24 niho nyine uba uri umuntu uri normal. Kandi nanone iyo uri munsi ya 18 uba uri muri underweight. Nanone hejuru ya 24 ubwo ni nka 25 uba uri muri overweight. So icyo gihe of course tugomba kugira gukora siporo kugira ngo ujye nyine mu buzima bwiza, niba ariko nabyita yewe nyine uba uri muri range y'abantu bafite ubuzima bwiza. Hanyuma ubwo ngubwo ndabisobanukiwe, ariko none reka twigire iwawe. Ibiro uba wumva nyine ari ibyo ngibyo aba ari bingahe? Njyewe uburebure bwanjye iyo buri guhura n'ibiro mfite sebo nyine ndi muri iyo range nkuko nari maze kubikubwira. Ubwo ufite ibiro bingahe rero? Ubu mfite ibiro 63 muri range y'aho ngaho. 63? Uramutse usanze ufite ibiro 70 aba wakabije. Of course banageze muri overweight. So icyo mbikubarije rero, ariko hari n'undi muntu, reka tubikore mu buryo buri personal, ahubwo dukoreshe bya bipimo byemezwa ngo uburebure bwawe bushobora kuba buri guhura na bya biro byawe ufite kameme. Kubera ko mvuze ngo ufite ibiro 70, hari undi muntu ufite ufite 70 kabaye kandi wenda ni muremure. Ibyo bintu babirebaho birakonta cyane. Afite uburebure bwawe nibwo bujyana n'ibiro byawe ufite. Akenshi abantu barebare bakunda no kugira ibiro byinshi, sinzi warabibonye. Yego, abantu barebare bakunda kugira ibiro byinshi. So rero urumva ko ni ibipimo. Hanyuma ikintu nibaza, Salima uburebure bwe burahura n'ibiro bye uyu munsi wa none. That's good, ndarabikuze cyane. Iyo usanze rero ufite ubwo burebure bwawe ugasanga ufite nk'ibiro 70, already urumva wakabije, ukora iki? Ugomba kubigabanya, ugomba gukora siporo. Niba nta kibazo ugiye kuduhereza byibura nk'uburyo butatu umuntu ashobora kugabanya ibiro bye. Uzi ko wangize mu nutrition niyo mpamvu mbese nkubaza ikibazo kugira ngo noneho nakunze wa Vision Mind TV tuze kujyana neza. Uraza kubivuga aho bibuza kukugora kubwira ko ari byo bintu niga, ndaza kugushyigikira. Okay guys, hano turimo turaganira. Drop your comment mu gihe uri kumva nyine turi kuvuga ibintu bitari wenda scientifically proved. So you are logged in. So igihe hari icyo ngewe ku giti cyanjye uko mbitekereza, bwa mbere ugomba tuvuge nyine wabyibushye biragaragara uri muri mu buryo bwo kugabanya. Ugomba kugabanya nyine carbs ufata, carbohydrate, kuko niyo source of energy and aba stored nyine mu mubiri. Ikintu cya mbere automatically cut off carbs. Sinkubwiye ngo uzimare like uzikatinge zose, ubundi urazimaze byaba ari ikibazo. Nyine hari noneho hari carbohydrate arimo complex sugar, ukirinda carbs zirimo simple sugar. So rero carbohydrate arimo complex sugar harimo brown rice, ntekereza uhari ku isoko ahantu hose, harimo broccoli, nayo ni imboga ariko ziri
ni ziriya mboga zirimo complex sugar nyine like greens ubundi tutangira gufata imboga tuvuge niba isahani yawe kimwe cya kabiri yari carbohydrate icyo kimwe cya kabiri kigomba guhita kiba imboga amavitamini kuko byo nta hantu biri bujye kuba stock mu mubiri ntekereza ko ari ibyo ngibyo ugomba guhita ugabanya nyine carbohydrate ukongera imboga ukarya imboga nyinshi ukanywa amazi ukanakora nyine siporo noneho ukamenya ngo hari ikintu cyaje cyitwa ngo intermittent fasting ukamenya n'igihe cyo kurya n'igihe kitari cyo kurya niba umunsi ugizwe n'amasaha 28 ukamenya ngo ndarya mu masaha 8 andi 16 nta kintu nemerewe kurya but you can drink water noneho ukajya nyine kuri iyo regime ukagira discipline ntekereza ko discipline and consistency is the key for sure ahubwo twumva warize human nutrition ndaza kongera iki ikintu ndibuze kongeraho cyakora abana mu bijyanye n'imirire imboga zo ni sambere nk'uko yazivuze hanyuma rero ku kijyanye na carbohydrates dufata mu buryo bwa moderate carbohydrates ngo n'ubundi uramutse uvuze uti bya bintu bitanga isukari kandi tuvuga tuti carbohydrates a source of sugar byaze bikunze n'ubundi byaba ari ikibazo ugomba n'ubundi niba tuvuga ngo carbohydrates ni source of energy nureka carbohydrates cyane ukavuga ati ndaziretse nano ni ikibazo urumva uzagira isereri ngo nuko gukora regime naswaye rero dukoresha moderate carbohydrates kugira ngo naho ufateho ka kiyasi ubwo niba nsabi hanyuma ubijyanane neza hanyuma nyine ube ugabanye bya biro byawe ese matugura nk'akantu koko hari abakobwa ndabizi babasha kuba bakurikira Vision Mind TV wari ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije nta kintu cya mbere usibye discipline kandi wari uvuze na gake consistency ugahozaho iyo ufite discipline mu bijyanye n'imirire nturyagaguzwe kumwe umuntu ashobora kuvuga ngo ndarya buri kanya icyo ubonye cyose ugakubita discipline mu bijyanye n'imirire rwose ni isoko yo kugira ibiro byiza wumva ushaka wishimiye birashoboka ko nawe mfite n'ibiro wenda biri guhura n'uburebure bwanjye ariko nkaba nifuza noneho kubigabanya 10 nkavuga ati reka nkureho nka 2 ibyo rwose wabyihaye wabyiyemeje very easy icyo kintu wagikoraho gusa ariko nanone kugabanya ibiro biragora ariko kubyongera birihuta ahubwo okay Liza wambwiye ko you are nutritionist for sure you do biotechnology muri health n'ibiki n'amahirwe meza yo kuba ndi kumwe nawe aka kanya so mfite amatsiko rero yo kukubaza iki kibazo kubera iki niye mpamvu niye mechanism iri inyuma y'ukuntu iyo umuntu ashaka kugabanya ibiro biranga ariko kujyaho bikiyongera none wongera umpurize n'ukuntu hanze aha iyo umuntu yabyibushyira amubwira ngo jya muri siporo ese siporo cyangwa akavuga ngo okay ngo ujye unywa amazi arimo indimu ibyo bintu ushaka kubyumva ntekereza ko biramutse ari cyo gisubizo abantu bose babyibushye cyangwa bafite umubyibuho ukabije bagiye muri overweight nkuko twabisobanuye kare bakabaye bananutse niba ari ukunywa indimu no gukora siporo yego ntekereza rero ko umushingiye kuri ibyo ngibyo unsobanurire cyangwa udusobanurire twese muri rusange niye mechanism iri inyuma y'uko umuntu yiyongera ibiro vuba ariko kubigabanya kandi nanone kubera iki hari iyo mbwirwaruhame hanze aha yuko nyine iyo umuntu yanyweye amazi n'imo iyo umuntu yakoze siporo atakaza ibiro yakoze cyane ni ikibazo cyiza ngo kongera ibiro ni ibintu bibi byoroshye cyane dore impamvu ibyoroshye rero ngo kongera ibiro umuntu ashobora kuvuga ati carbohydrates nk'uko turi kuzivuga nushaka kongera ibiro rwose ukagenda ukirira bya bintu birimo amafats sibyo ukirira bya bintu birimo amasukari ukirira bya bintu byo mu nganda ukagabanya imboga nta kabuza rwose n'ejo wabyibuha sibyo urumva ikindi kandi mu bintu bibyibushya nakaryoshye abantu twese dukunda akantu karyohera kwifata ya consistency wavugaga kwa kwiyima kwa kwiyaka kwa kwigomwa biratugura twebwe nk'abantu muri rusange uwo muntu rero aravuga ati afite njyewe ndinde wo kumva ko nareka kino kintu kugira ngo iki kintu nkigereho akumva ko yahora arya yahora anywa kandi noneho bya bintu biryohera kenshi nibyo bidufasha kugira gute kubyibuha icyo gihe rero bigatuma umubare mwinshi abantu bavuga bati twabyibushye ya discipline nke yo mu mirire igatuma byibuha icyo gihe rero urumva ko kubera ko twakoresheje ka kantu kari so sweet bizoruha icyo gihe tubyibuhe hanyuma rero ubwo twihutire mu kunanuka
kunanuka tayari ubwo ugiye kwikuraho ka kantu kari karyoshye byonyine kwigomwa ukavuga uti njyewe noneho bino bintu ndabiretse mu gihe runaka, ibyo gihe ntabwo bizakunda, bizakugora. Niyo mpamvu rero kugabanya ibiro biravuna cyane. Ikindi kandi navugaga nti wenda nari ndimo gufata carbohydrate ingana gutya n'imboga, none za mboga zigiye kuba nyinshi. Niba ubizi neza rero umuntu akubwiye ngo rya imboga zonyine, wari wimenyereye agakoko, wari wimenyereye agake, ibyo bintu byose birakugora. So kwa kundi rero kudahozaho cyangwa se kutavuga uti njyewe noneho ndiyemeje, kwa kutiyemeza ngo uvuge uti ndasarura ndize bino bintu ngiye kubikora, icyo gihe byanze bikunze nta kuntu wananuka kamwe. Ariko wa muntu nabikora akabikurikiza akavuga ati none bino bintu reka mbikore, byanze bikunze uzananuka. Nkusubize rero kuri abantu bavuga bati ngiyewe ndabyibushye, nkwa indimu nkashyiramo amazi ashyushye y'akazuyazi, niko babivuga neza buriya, na siporo. Reka mbere kuri siporo. Siporo ni ahantu ihuriye no kunanura umuntu. Kubera iki? Umuntu arabyuka kare mu gitondo agafata uno muhanda wa Musanze akagera mu Kinigi, akava mu Kinigi akajya mu Byangabo, agaruka i Musanze avuye muri siporo, sibyo? Already ubushakashatsi butwereka ko nino myuka agenda abona y'ibimodoka n'ibiki byose ubwayo iri kumwanduza, ubwabyo ni uburwayi bwabyo. Ikindi kandi n'utirukansa akajya muri gym, byanze bikunze na biriya byuma byo muri gym ntabwo biba biri perfect 100%. Hanyuma rero za energy wakoresheje uri guta muri siporo, uri gukurura ibyuma, uri guterura babandi bigira amaje, wa wundi urimo kwirukanga mu muhanda already avayo ashonje. Umuntu wa mbere ushonje ni umuntu ukina football, ni umuntu wirukanka, ni umuntu uvuye muri siporo, byanze bikunze amashonje. Noneho iyo amaze kuva muri siporo, umwanya kugira ngo aze mu rugo avuga ati rero ndaje ndafata iki, aho uruzingiye ni ndafata iki, yanzara yose akahumanyuza carbohydrates, yanzara yose akubitamo agakoma kugira ngo mu nda mve yuzuye nyine abe stable. Noneho bya biruvuye gutakaza uhita wongera ako kanya ukiva muri siporo kubitakaza, uhita wongera ugira gute ukabikonsoma. Ubwo urumva rero ya siporo yamaze iki? Nta kintu ya siporo imaze. Hanyuma ubwo rero bari abamazi n'indimu, bariya bamazi n'indimu. Uriya muntu uri kunywa amazi n'indimu nawe arabyuka mu gitondo ngo shango ngiye ngo ndi kuri regime ngo y'amazi n'indimu, akabikora nk'iminsi 3. Wa kane akagufata icyo bita carbohydrate, ya consistency urumva irabuze, ya consistency irabuze. Si ibyo gusa, discipline irabuze, kubera ko indimu iri mu bintu bisonjesha, ituma umuntu asonza bien. Namara kusonza arahita afata noneho bya biratararyaho tayari, agende ku muneke ahekenya, agende ku kigori, agende kuki tayari, none agende agire gute bya biro byiyongeye. Icyo gihe rero wa muntu we nta kintu uri gukora. Ubundi abahanga mu bijyanye n'imirire bavuga ko uburyo bwiza bwo kwirinda umubyibuho ukabije ni discipline mu biryo. Icyakora wenda kandi kantu nari nibagiwe ko kuvuga, wenda nano gusubiza umwanya, akandi kantu nibagiye kuvugaho ni akantu bita discipline mu bijyanye n'imirire. Buriya umuntu ufite discipline mu bijyanye n'imirire yakaba yanagerageza kwiyiriza. Burya kwiyiriza byibura umunsi umwe nabyo birakonta mu bijyanye no kugira ngo unanuke. Absolutely, you are right. Nizeye ko mwamwumvishije neza, wansubije neza ikibazo cyanjye. Ariko hagati aho ngaho ndibaza, uwo tumaze kubona ko siporo ni ngombwa, ikomeza imikaya, muscles, nyine physical fit, mu buryo nayo ni ingenzi, nayo ni nziza kanani. I do sport. Ndi kumwe n'umusportif. I do sport. Ni byiza cyane. Ariko se noneho twicare tuvuge ngo urabyibushye nawe ukeneye siporo. Siporo ni kimwe nanone mu bintu ushaka gutuma umuntu ananuka kamwe, ni byiza. Ahubwo tuvuge tuti niba mvuye muri siporo nje gufata iki, natakaje iki, nje gufata iki. Kuko abashakashatsi bavuga ko muri cyagiye uri muri siporo uri gutakaza ibyuya sweat, kuriya kuntu imyanda, yego ari amashuga rero niyo bari gusohoka, sibyo? Niyo amashuga rero bari gusohoka, making gashoka nujya kurya
ifunguro ryawe ryaba rihagaze rite, Yego. haraba hari imboga zingana gute, Yego. haraba hariho se bya binyamasukari n'ubundi uvuye gutakaza. Urumva rero umuntu uvuye muri siporo aba agomba kumekinga ashobora ko balance diet ye imeze neza, iteguye neza mu Yego. buryo bugezweho Yego. bujyanye rwose. Yego. Urakoze cyane, byari byiza cyane, igisubizo cyawe nagikunze kandi nizera ko n'abandi mwese mudukurikiye twese hamwe munyuzwe n'iki gisubizo. So nahacu rero gutangira tukagira discipline mu bijyanye n'imirire, urumva tukamenya ngo Salima mvuye muri siporo ndafata iki ndakireka, iki ndagifata ryari. Tukiri aho hantu ahubwo se wadukorera nka routine ku munsi, mbese muri rusange umuntu akwiye kurya kangahe mu rwego wenda rwo kugabanya wa mubyibuho ukabije, cyangwa niyo waba utabyibushye ariko se nkwiye kurya kangahe? 5, 10 amasaha ku munsi ugizwe n'amasaha 28, ariko se ndarya kangahe ku munsi? Murakoze. Merci beaucoup. Wenda ndaza kuvuga kugira ngo ntagira wenda no nkomeretsa kuko ibintu byo gukomeretsa nta birimo. Kuvuga nti ugomba kurya gutya wenda wowe nta buryo ufite, gaswaye rero ugiye kuvugira en general muri rusange kugira ngo ukize ukennye wese ashobore kuba yakwiyumvamo, kugira ngo umubiri wawe n'ubundi umanaginge cyangwa se afite utume ubaho ko wowe wumva ubishaka. Kubera ko uyu munsi wa none ntago overweight iri mu bakire gusa, nta nubwo iri mu bakene gusa, ni ibintu rusange, ni ibintu twese bitugeraho. Hanyuma rero kuza kwibuka bya bibazo byanjye itaza kubipfukiranya, hari ibibazo wambajije mu by'ukuri nakubajije usibye ko nahise mbishyiramo ikindi kibazo cya balance diet n'ibiki n'amaweight n'iki, ariko nzi neza ko nakubajije ikintu kijyanye no kunyurwa mu mirire. Kunyurwa mu mirire, akantu nk'ako ngako, ibyo kurya inkoko tugomba kurya inkoko tukanyurwa, si byo? Kunyurwa mbere na mbere, burya niyo umuntu afite umururumba akagira n'ubusambo kamemu, n'uwo mubyibuho ushobora kubaho. Buriya ubusambo bwo ntabwo ari byiza, utitangiriye itama, si byo? Hanyuma rero ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kugira umunsi we mwiza ariye neza, ubundi abashakashatsi bagaragaza ko byibura ku munsi ari umwana kwangwa bari muri adult, abana cyangwa se n'abakuru baba bagomba konsoma byibura one animal product. One animal, for sure. Byibura nimvuga animal product ntuhite wumva inyama zirahenze, ntuhite wumva ikindi kintu cyose, ifi n'ibindi, ariko byibura iyo tuvuze animal product hashobora kuba harimo amata, hashobora harimo eggs, amagi, hashobora kuba harimo isambaza, hashobora kuba harimo indagara, mbese ni ibintu byose biva kuri animal product. Ngo ni ibintu biva biva ku nyamaswa. Muri mu magambo make ni animal based protein. Ni nk'ibyo ngibyo rero. So urumva rero ko umunsi ku wundi uwo muntu aramutse rwose yafashe animal product ku munsi rwose, ubuzima bwe bwaba bumeze neza. Si ibyo gusa kandi rero bongera kuvuga ko umuntu agomba gufata icyo twita vegetables. Vegetables. Kubera ko imboga burya ni ikintu gihendutse cya make, kandi rwose ni ikintu navuga ngo ni ikintu umubiri wacu ukeneye bwa buri munsi. Yego, bwa buri munsi. Kubera ko uyu munsi none abashakashatsi bavuga ko imboga zigira uruhare mu bintu twita constipation mu Cyongereza. Kwa ngo constipation ni tuvuga ngo ni kujya muri toilette bigoye, ariko buriya iyo ni impatwe mu Kinyarwanda sinema nshaka kubisubiramo. Rero iyo murakonsa imboga birakorohera muri ari kuvuga ngo bigira fibers, kuvuga ngo muri large intestine, muri small intestine, burya bukuriya biriya biryo biva muri stomach bijyaho bituma biroroha kwa digestion iroroha. So imboga rero nazo nizikabure ku ifunguro ryacu rya buri munsi, nizihenze zirahendutse, ubu nawe waziterera, niyo mpamvu wagiye ubona leta ishishikariza abantu kugira akarima k'igikoni n'ibindi. So imboga rero rwose ni source of fibers, nizikabure ku ifunguro rya buri munsi. Si ibyo gusa kandi bakongera bakavuga ko burya umuntu wariye neza burya yariye ibiryo bicontaininze carbohydrates. Carbohydrates ni mo sugar, ntabwo isukari rero tuyibona
iyo tugura kuri boutique muri boutique gusa ngo ubu tuva ngo ni sugar oya isukari tuyirya mu bintu byinshi yego shaka urya agasheke isukari uyikonsomamo akaneke inanasi itisi byose n'agasukari dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi no katari bugira ingaruka mu mibereho yacu ya buri munsi yego cyane rwose ntekereza ko ari ibyo ngibyo by'ingenzi ntibagiwe icyo twita fruits cyangwa se imbuto yego ushaka kubona ari uwo muneke se ironji se pome n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ironji itisi ariko burya rwose niyo wabonye akabuto ku munsi burya umubiri wawe uba umeze neza uba usa neza ibyo ngibyo rwose nubibona ku isahane yawe ukumva urabiriye uzamenye kuriye neza pe urakoze cyane ku busobanuro bwiza uduhaye mu by'ukuri ndanyuzwe ariko ndacyagufitiye ikindi kibazo kimwe uri kwagura umutumirwa ukibwira ko wiga nutrition of course nari mbonye amahirwe kugira ngo mubarize nanjye nibarize ntabwo nagize amahirwe yo gukora ibyo but I am biologist I did biology so I have some ideas regarding the diet so rero reka nkubaza ikibazo kimwe kiri ahangaha kimwe abantu benshi bavuga ko kurya imboga kurya imbuto bihenze bibahenze rwose ko pome ntiyayigura umwembe oya tuzajya tuyirya ari uko yeze ni mu gihe iteze nta mwembe nyine dukeneye kurya so rero ndashaka mu magambo make umbwire ni ibihe biribwa abantu nyine twese muri rusange tugomba kwibandaho mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo nyine bitugabanyiriza gusaza imburagihe nyine ukagira iminkanyari ukiri umwana cyangwa ugasanga umuntu arashaje ku myaka 30 bitewe n'imirire mibi yagiye agira kandi bishingiye ku myumvire so rero nshaka ko ukora ku kintu cy'imyumvire nge ntekereza ko ibintu byinshi buriya ni imyumvire ukora ku kintu cy'imyumvire ukumvisha ko abantu imbuto imboga si by'abakire gusa si by'abantu bafite amafaranga muri rusange ahubwo nabo hari uburyo ki baba bifite cyangwa babibona bidashingiye ko bafite amafaranga menshi urakoze cyane ikibazo cyiza cyane kiri mu bwenge kinumvikana byatari abakunzi ba Vision Mind TV mukwiye kumenya kino kintu kuvuga ngo izo mbuto muvuga z'abakire ayo mata muvuga y'abakire ayo yose mumenye ko aturuka iwanyu sibyo izo mbuto murazihinga mwamara kuzihinga mukazipakira mu mifuka mukazohereza inaha mu migi icyo ni ikintu rero kigaragaza ko ntabwo imbuto ari iz'abakire kubera ko ziva mu masambu yanyu ntabwo amata ari ay'abakire kubera ko inka nimwe muzoroye sibyo urumva rero ntabwo imboga ari iz'abakire kandi imboga rwatsi zituruka mu cyaro ariho tuzizi so mu making sure ko rero biriya muri kuzanira abakire impamvu bari gutinda gusaza impamvu bari gutembana itoto ugasanga umukecuru w'imyaka 30 afite uruhu rurutu rw'umukobwa w'imyaka 30 nabangiza abantu ngomerekeje Okay, I'm so sorry. En fait, umukecuru ufite imyaka 60-80 n'indi yose urumva rero ko byanze bikunze numubona akabona afite uruhu rw'umwana w'imyaka 18 ukibaza uti byagenze bite uzamenye ko ari uri kumufumbira reka mbyite ifumbire amavuta meza bisi bamenye kurya neza kandi iyo mirire myiza ni mwebwe mugira gute muyibahereza afite wagira ngo mufata nk'ururabyo cyangwa se igihingwa runaka mukajya afite kuhira cyangwa se gufumbira mushyizeho ifumbire bari abantu rero iriya toto mubabonana nimwe barikisha yego nimwe babikisha niba rero uzi neza ko ushaka kujya gukama inka yawe ukayikuraho ijerekani y'amata ukayafata ukayagurisha ntusige na litiro ya case iri kuba muri Gicumbi ntusifate na litiro imwe gusa amata yose mukayatwara kuri dayari mukayohereza mu bakire ukibagirwa abana nawe ukiyibagirwa wibuke ko litiro ni witangiye 500 niyo umukire yayigura 1000 nta kintu ashaka guhomba sibyo ariko wowe 500 yawe urikiriza muri suruduwiri n'ayandi mayoga atandukanye wa muturage wenda kubujije ni byiza ni ingenzi kugira ngo wumve neza ko agaciro utihaye nta wundi muntu bakaguhereza izo mbuto rero muzirye
yego muzirye before ko ugira umuntu haza urabanza ukagira gute ukihaza ayo mata abanza uyanywe wumve uyahaze inka izongera ibyare wongera ukamire dayari sibyo ariko making sure ko mwabanje mukagira gute ikijije bwaki natwe ubwacu mwikize bwaki mubanze mwumve mwishimye sibyo mwibaho nk'abayagura kuko already cyakora wenda uramutse ubavuga uti wenda inka yanjye ikamwa wenda amajerekani 2 yego nuyafata ukatwara kuri dayari ukaba wumva wageruka nawe ukagura nta kibazo ariko iwawe ntugatume habaho inzara y'amata kandi amata ari wowe soko yayahubwo yego ndumva rero ubwo butumwa nabahereza kuri iyo myumvire ya giturage mufite yo kumva igomba guhinduka turahari kugira ngo dufatanye duhugurane yego cyane so Liza urakoze cyane umunyamakuru kandi arambye mu magambo make ariya rero ubonye niyo magambo make yanjye uri umunyamakuru ugomba kugaragaza nyine ugomba kwibranding ukavuga ngiye Liza ndi umunyamakuru ugomba kubavira imizi yego ndi umunyamakuru ikibazo kirahari rero mu magambo make simply twabwira nyine abantu muri rusange abaturage cyane cyane buriya ababyeyi b'abamama nibo bafashe inkingi ya mwamba mu muryango abana so rero ibyo bintu mugomba kubyitaho mbere y'uko uvuga ngo uyu musaruro wose tujyanye ku isoko ese ibyo dufite mu rugo biraduhagije maze mwihaze mwige kwihaza yes mukeneye amafaranga yo gukora ibintu bigiye bitandukanye ariko first of all tekereza ku muryango ku by'abana bakeneye mu buryo bw'ibanze kugira ngo utazabarwa muri babandi bafite imirire mibi kandi mu by'ukuri wowe uzi ngo uri umukire uragabiwe tunibutsa abantu ko bwakitaba mu bakire no mu bakire ibayo kubera kutamenya gutegura amafunguro y'umwana sibyo ugasanga wowe ushishikajwe no kubyuka wagiye ku kazi wakoze amafaranga wayazanye ariko urwaje bwaki ubu rero butangirira mu rugo so rero ibyo bintu byose ni ukubireba ku mpande zombi ukabaho nyine mu buzima buri balanced ntiwite kuri ibi cyane ingibi ubireke kandi nabyo biragukena ushobora kwita hano cyane ugakora amafaranga menshi ariko uri kugaburira umwana ufite ni bwaki yaragwingiye mu mitekerereze we ntabwo azagera aho ugeze ahubwo bakaba bamufasha kugira ngo nawe ejo n'ejo hazaza afite mu butwe hagutse kuko yabashe kugaburirwa ibyo yari akeneye mu gihe yari muto ntekereza ko tunabizi neza kuko ubwonko bw'umwana nicyo gihe baba buri gukura ibyo uri kumugaburira nibwo buri gufata niyo nyine niko mind ye iri gukura so tugomba rero gutangira nyine nk'ababyeyi muri rusange twita ku biryo nyine by'abana ntekereza ko nyine kugira ngo natwe tungane gutya we were kid twari abana niyo mpamvu nyine ndi kwibanda cyane ku bana ya rero tugomba kubyitaho ko byagenda abanyarwanda barabahanga ngo umwana apfira mu iterura niyo mpamvu rero nibyo ntabwo babeshye sari murakoze rero ku bibazo byiza cyane nizera neza nashidikanya ko ubarije benshi ubarije abanyarwanda ubarije urubyiruko ubarije abana n'abato n'abakuru bose muri rusange abakozi ba Vision Mind TV mugerageza mugeze discipline kandi ko kurya buri kanya none bira bintu bikunda kuba kubana uvuye muri vacances show abana umva mana yanjye ni imana gusa ibibizi cyakora nk'abariya bontekereza ko baba bashonje nta n'ikibazo ariko burya ku muntu noneho usanzwe ubona ibyo biryo ugikora ibyo bintu byo twamubwira tuti shemo niyo rwose wisubireho gira discipline mu mirire bizatuma ubuzima bwawe rwose bugenda neza hanyuma rero turugana ku musozo Salim nagira ngo hano kuri Vision Mind TV ugire icyo bwira abakunzi ba Vision Mind TV hanyuma unasuza abantu 5 dusoza b'ingenzi mu buzima bwawe banje ikintu navuga ku bijyanye n'imirire ni ugutangira twari dukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imirire ukavuga se mu gitondo ndabyutse nyweye amazi harya ubundi amazi amaze iki mu buzima bwanjye ko nanyweye sibyo ndiye dodo harya dodo zimaze iki telefone irahari ushobora kubaza abantu ushobora kuba utazi icyongereza wenda byanditse mu cyongereza ariko wakwegera babandi b'imyunganiramirire muri karitsiye baraje muri minsi baba bahari kavuga se ko mutubwira ngo turye imboga zimaze iki mu buzima bwacu ko mutubwira ngo turye imbuto zimaze iki zikora iki ubundi iyo ndi umwembe bigenda bite ukumva nyine ufite ayo matsiko rero demoa ugenda ugira ayo matsiko nibwo nyine na ya myumvire igenda ihinduka kavuga ati burya ngiye kurya ku isahani yanjye hariho ibiki what are colors buriya ugiye kurya you think of rainbow
umukororombya ufite amabara menshi buri ari amabara yose ari muri natire mu bijyanye no kurya afite icyo avuze iyo tuyariye uko yikombina yubaka nyine imbaraga yubaka ikintu kiri strong mu mubiri wacu so you think of rainbow tubwira n'urubyiruko kububa muri ghetto c'est bon ariko kutiyitaho mu buryo bw'imirire oya uri kuba muri ghetto nyine ufite itoto ufite imyaka 20 urabona nyine agahu kameze neza kurya pizza wumva nta kibazo ukomeza urya amafiriti wumva nta kibazo ariko umubiri wawe mu myaka 40-50 uzabikwishyuza niyo mpamvu rero ugomba gutangira aka kanya umenya ngo in my 20s ngomba kurya iki in my 30s ngomba kurya iki sibyo ibyo bintu akaba ari ubumenyi ufite inshuro yose ugiye kurya ugatekereza ikintu ugiye kurya n'icyo kiri bukumarire kandi ikindi tukongera kwibukirana niba nakariye sharing na mugenzi wanjye nyine muri rusange aho turi kumwe biganiro mfite ni ibiganiro bwoko ese biri gufasha iki mugenzi wanjye mu bijyanye n'imirire so nsuhuza rero abantu benshi bagiye batandukanye nsuhuza ababyeyi banjye abavandimwe banjye nabo ubwabo ni benshi batanu barenze muri abo ngabo nta mukunzi usuhuza ze nta mukunzi mfite I am very single niyo wavuze imyaka 30 ku mukecuru ugashaka kunyica I am not that ariko I appreciate abantu bafite 30 imyaka 30 ni imyaka myiza ahubwo tunababwira ngo mu gihe ugize 30 yawe tangira kumenya ngo ndatangira guhindura imirire naho kuri 30 ndatangira gufata iki